ntabwo bikiri ngombwa kuba ufite ikintu utazi ubusobanuro bwacu, utazi icyo kimaze cyangwa se utazi uburyo cyitwa, ngo wirirwe urajya kubaza abantu bize cyangwa se abatekinisiye basanzwe babikora kandi ufite smartphone. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakoresha Google Chrome ikajya igufasha gusikana buri kantu kose kari iruhande rwawe, bagahita bakubwira akariko n'icyo kamaze. Ikindi bahita bakwereka n'amasoko gacuruzwaho online ku buryo mu gihe ushatse kukagura wahita ugatumiza. Fata telefone yawe twiryohere n'aka featuring Google Chrome yazanye. Uraza kuri iyi application ya Chrome iyi ngiyi, nurangiza uraza hano kuri search. Ahangaha hambere urabona ko ari ahantu hari akamikoro, noneho aha ha kabiri urabona ko hari aka kantu twakita kameze nk'agakamera, nurangiza ugakandeho. Ariko ku bantu bakoresha amatelefone ya Airtel Imagine nabonye aka kantu kameze nk'agakamera ntagahari, ubwo mwihangane tu, izindi telefone zo nabonye gahari. Nurangiza ukakandeho ukunguku, urabona ko bahita bakuzanira aka kantu ko gusikana. Urugero rwiza, reka wenda dusikane iyi mikrofone ndi gukoresha, reka dusikane kano ka mikrofone ndi gukoresha, uyizana hano imbere ya kamera ukunguku. Icyiza nuko wasikana ahantu hari n'izina ryanditseho ryako, usikana ukunguku, tegereze gatoya baba bari kusikana bari kureba ibyo ari byo, urabona ko biba byakunze. Nurangiza uscrolling gatoya uze hano hasi, urabona ko bahita bakakwereka neza cyane. Noneho iyo ukomeze guscrolling gatoya uri kumanuka hasi, bahita bakwereka company yagakoze, bagahita bakwereka n'ahantu online wanyura wenda ukeneye nko kukagura ukaba wakagura. Twandikire muri comment nimba ubikoze bigakunda, kandi nimba Google Chrome yawe iriho karaga featuring nabyo ubitwandikire muri comment. I'm here for you.